namwe abakurikirana urubuga Izere Yesu, turaje rero tuje kubaganiriza ku ijambo ry'Imana turarizanye. Nzanye inkuru, Imana impaye inkuru ndayibazaniye. Ese weho muri iyi minsi nta nkuru waba ufite? Uritwara ute muri iyi minsi tugezemo igaragara nkaho irije? Uritwara ute? Nzanye inkuru nzanye cyane ko muri iyi minsi hari abantu abasilamu barafunze, bari kwitegura icyo bita irayidi, bari mu gifungo, bari mu mwezi bajya bita mu Ramazani. Nuba n'abakristo twakagombye kujya twitwara neza, tukabageraho, tukabasuhuza, tukabageraho, tukagaragaza ko bafunze, natwe tukagaragaza ko turi kumwe nabo muri iyi minsi irimo y'igifungo cyo kwizihiza umwezi Ramazani. Erega amadini yose namwe, haba barukore, haba abapantekote, n'abarukora abo narimvuze, abasilamu, abakatolike, abadive, idini ryose ni rimwe kuko twese duhurira ku Mana imwe. Yego, niyo mpamvu rero natangiye mbabwira ngo turi mu gifungo ku basilamu, turi mu mwezi bita Ramadani. Ese iyo uhuye n'umusilamu ubona ko afunze, nawe w'umukristo wakagombye kumwitwaraho neza ukamushyigikira, ndavuga igikorwa arimo. Nanjye rero ku bakurikirana urubuga Izere Yesu, nzanye ijambo rivuga ngo ese weho muri iyi minsi mu gihe bagenzi bacu bafunze bari mu gifungo, weho uri kwitwara ute? Weho uri guhura n'abasilamu bafunze ukitwara ute? Uri kubafasha se? Wabona ananiwe azamutse cyangwa amanuka, uri kumufasha? Icyo ni ikibazo umukozi w'Imana abajije umuntu ukurikirana urubuga Izere Yesu. Nubwo muri iyi minsi harimo ibigeragezo bigiye bitandukanye, ariko umwami Imana yiteguye kubana natwe. Umwami Imana yiteguye kugendana natwe. Umwami Imana azagendana natwe ahantu hatandukanye. Umwami Imana azajya afatikanya natwe mu ngendo. Umwami Imana azajya agendana natwe ahantu hose hagoye. Natangiye mbabwiye ngo iba bagenzi bacu bafunze bakaba bari mu gifungo, natwe twakagombye kuba tukajya tububaha rwose, tukagendana nabo, tukabafasha mu kazi kabo baba barimo, tukabereka ko natwe twifatikanyije nabo. Icyo nicyo kiranga umukirisitu, ndavuga umukristo. Nkanjye ukorera ku rubuga bita Izere Yesu, nzanye inkuru ivuga ngo mugenzi wawe muha agaciro, mugenzi wawe mwubahe. Ubaha mugenzi wawe, haba umugore mwubahe, haba umupapa mwubahe, haba umwana muto mwubahe. Haleluya. Umwami Imana ari gushaka abantu bose ko bagenda umurongo umwe. Murabona iki gitabo mfite, iyi ni intwaro bayita Bible, Bibiliya. Iki gitabo rero kirafasha, iki gitabo gikomeza umuntu. Iki gitabo gikomeza umuntu. Haleluya. Rero twari tuje kukuganiriza, ariko mbere yuko twakuganiriza iryo jambo tumaze kuvuga hejuru, muri iyi minsi y'igifungo, ndavuga ku basilamu, muhumure bagenzi bacu, turi kumwe namwe, natwe turi abakirisitu, natwe duhamya Imana, natwe tugendana na Yesu, natwe tugendana n'umwami Imana. Uko mufunze natwe turi kububaha rwose, nimukomere. Ijambo nzanye, ariko haba umukirisitu uwo ari we wese yakagombye kumenya ibihe tugezemo. Ibi bihe biragoye, ariko ku mukristo ntibigoye. Ku mukristo turakomeye, ku mukristo turi mu mbaraga z'Imana. Igifungo, ndavuga gufunga, n'ubundi Abisiraheli kera nabo barafungaga. Yesu yigize kujya mu butayu, agezeyo, ndavuga ahantu ku musozi, aragenda ahishurirwa ibigiye kumubaho. Icyo gihe nawe yarafunze, yari amaze iminsi 45 n'amajoro 45 byose bikubiye hamwe. Ibyo yarabimaze, nawe yarafunze. Iki rero ni ikimenyetso kigaragaza yuko umukirisitu, cyane ko hari nko abantu bajya bafata nk'amasengesho, akavuga ngo ngewe ngo kwiyiriza ngo sinabishobora, ngo kwiyiriza ngo biragoye. Oya, none se nk'iyo tubonye Yesu ko yafungaga agakora iyo minsi yose 45, ese weho yaremye ntabwo wabishobora? Yakwambika imbaraga, wabishobora? Anari mpamvu navuze ni abasilamu barafunze, natwe twakagombye kwifatikanya nabo. Ni bagenzi bacu, inshuti zacu, n'abavandimwe bacu, n'ababyeyi bacu, n'abana bacu, n'abantu bacu. Haleluya. Niyo mpamvu nanjye rero ku rubuga Izere Yesu nje mvuga ngo ese weho muri iyi minsi uri gufatikanya n'abasilamu igifungo? Ndavuga kwiyiriza.
iriya minsi barimo bakora n'ubundi na kera byahozeho. N'umukirisitu wubaha Yesu yakagombye gufata n'amasengesho, agafata 2 se 3 se 4 se biterwa nuko ubushobojwe. Haleluya. Ndashoje rero ko icyo kiganiro nababwiraga, ariko yiba bagenzi bacu bafunze natwe twakagombye kuba dufunze tukaba turi mu cyo bagenzi bacu barimo. Natwe turabashyigikiye. Ni muhumo tuzabateragirana. Umwami Imana azabagirira neza. Umwami Imana nabambike imbaraga. Haleluya. Haleluya. Amen. Ubwo rero turashoje rero ko icyo kiganiro twa turi, ahubwo reka tuganire n'aba basore banjye. Uyu musore wanjye rero nawe agiye guhaguruka sangize amagambo kw'icyo gifungo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Rero uko bamaye ijambo, Amen. uko mugenzi wanjye yarabivuze, turi mu gihe cy'abayisilamu bafunze Yego. mu Ramadan. Ramadan. Tuba tugomba rero kwitwara neza, twabona umuyisilamu nitumwereke ko tutari kumwe nawe, Yego. twifatanya nawe ibyo akora, kuko twese ubundi dusenga Imana imwe. Haleluya. Nuko dusenga ibintu bitandukanye, ariko ni Imana imwe tuba dusenga. Jesus. Ndavuga Imana. Iyo Mana ndayemera. Iyo Mana ndayemera. Tuba tugomba rero kwifatanya nabo, tukabereka ko turi kumwe nabo, kandi apana uburyarya. Yego. Tukifatanya nabo bakatwereka ko bari kumwe natwe. Reka n'ubundi nubwo umuntu atabasenga, Imana yarakuyenye ngo ushishikariza abandi kuza kwifatanya n'abandi mu gusenga. Yego. Nkuko ndi hano rero nari nje kubabwira yuko ijambo nari mbazaniye ni ukwifatanya n'umuyisilamu, apana uburyarya, kuvuga ngo uranga ari mwene wanyu ngo murahura mugwane. Uguhura mukumvikana neza mugafatanya. Amen. Ibyo nibyo mbashaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Ibyo nibyo mbashaka rwose. Nugufatanya ibyo nibyo ashaka inde. Yesu nidashaka. Haleluya. Amena. Yego. Komeza. Rero nkuko ndi hano, yewe uko mundeba gutyo ndi mutoya, ariko mu kwizera Yesu ndi mukuru. Amen. Ariko nanone twibuke ko na mukuru nyine twese tuba turinganiye mu Mana. Nta mukuru nta muto. Yego. Rero uko ndi hano nanje kubashishikariza kwifatanya n'abayisilamu cyangwa n'abandi budasenga mu dini rimwe. Mwahura mukifatanya ni mushwane, cyangwa zo gutiranga ikibiriti mu byate naho ndayigutiza kwa tudasengana. Yego we. Ariko ma ubugomba kumushimira uko ariko kose wabigenza. Nimba aje kugutira ikibiriti, uramubwira ati akira, ubwo nawe nta muntu uhora ni ibintu gihe cyose. Yego. Akajyashe nigahora mutama. Ubugomba rero nawe nimba agutiye nawe wibuke ko ejo ariko imuzamukeneraho. Nimba mudasenga mu dini rimwe, ubwo nyine ni Imana yabishatse, Imana ire mu muntu imufite umugambi. Haleluya. Amen. Amen. Twese rero nigo tubyumvikana, kameze mugenzi waje Janvier nagira icyo ababwira. Abasilamu ni bagenzi bacu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jesus. Nanjye rero mugenzi wanjye arambaye ijambo ngenze babwire uko babigenza mu kwifatanya n'abasilamu. Jesus. Rero umusilamu nimba ashaka gusaba akantu kose mukorera ku gafaveri ukamuhereza. Yego. Nta kindi watangaza. Nibyo biri ku mutima wawe. Yicarire. Tugeze kuri Mayimajari wa General. Yego. Uyu nguyu rero mu rubuga Izere Yesu atumwita shapu niwe rukanguriza abantu kugira ngo akomere agiye kuvuga ijambo. Buriya nanjye rero nitwa Manzi, nkaba ndi umudivantiste w'umunsi wa 7, ariko nkaba naje kwifatanya n'uyu mugabo ni umurokore, murabibona ko nawe Joreba. Moi je suis là, I'm talking in English. Okay. Buriya nanjye rero nkunda idini rya Islam. Okay. Buriya hari ibintu byinshi namaze kumenya ko abantu bahinduka abasilamu kubera igiye kwegereza. Buriya ako ntabwo ari byo. Buriya Imana rero ibiryo nari
gusa ku bantu bashaka kwiba kubigiza abasilamu kandi utari bo buriya ikintu njye nakifuje uburyarya bukavaho nk'uko imana yakuremye nawe uburyarya ufite rero murakoze cyane kamabwire akaririmbo kamwe ubundi mbone mveho Yesu akunda abana Yesu akunda abana reka bakunde nawe yabaye umwana Haleluya murakoze cyane Jesus rero nari ndimo mbabwira ukuntu abahungu banjye murumva yuko bakunda nabo bwose bazi n'ibintu byo gusenga bahereza n'ibintu agaciro murumvishije yuko mu gihe abasilamu bagenzi bacu bari mu gifungo natwe abakirisitu baye mu yandi madini twakagombye gufatikanya nabo nimureke dushime Imana yo yaturinze ntawe utagushima Imana ishimwe nihabwe icyubahiro murumva rero ko abasore banjye ibintu byo gusenga ibintu by'amadini ibintu erega uwo Yesu twizeye arataba